irareshya Nyirangare nshaje nabi wagera muri uru rugo se yabona ko rwari rurimo agahumburi k'abantu umuntu abyara ashyiraho n'inyongezo birangira asigaye mu rugo wenyine yewe Mwiriwe. Makuru. ni meza yewe nyiragakuru ese icyana kiri buragira ziriya nka cyo cyagiye mwakabyara ariko ibiva muri uru rugo we yego inguke nyiragakuru Nitwa Berize. yego peri Mushaka akazi. Ngo mwana gafite umuntu. hari umuntu wari wakurangiye haza Abana nje nagendaga mbaza nyine mbere ko baba bafite akazi. ubusa washobora kahe kazira Ako mu rugo kose nama sinakora. uri uwahe uturutse he Iwacu ni Kayonza. Kayonza ubwo se wavuyeyo rya Biba mu gitondo. ko ndeba se utitira ubwanjye washeshe urumeza ubwo ako kazi warya ngo washobora akazi cy'ubwo ngubwo ko umuhungu wanjye yari yambwiye ko nzashaka umukozi ariko se ko mbona nta rutike Biya akazi nagashobora. ndabona utagashobora rogota kariya gatebe kari hariya uzanemo kamwe ube wicaye aho ngaho nta mutwe nta kaguru ntacyo yewe wowe wagwa mu kazi ibishyimbo se umwara ntigatera Umukozi. ubu se wakora iki ibikapu byawe se ko ndoze byashinutsemo amamashini Cyacitse. ubu se wakora ikira Nabasha guteka. yeee Nakora ku nzu. yeee Nagufura imyenda. hari aho wigeze se ushaka akazi wakoraga ibiki se aho wakoze ako kazi Naratekaga nkajyana n'abana ku ishuri. yewe akazi kaha rero hano hari akazi ariko ntako washobora uko nkureba ntako washobora akazi ka hano ni curama curukuka ganiyo curame pe jya gusenya inkwi jya kuvoma jya cyakora jya kubagara jya kugira gute ibyo byo kujyana abana ku mashuri aha ntibihaba cyakora ngira n'umuhungu umwe w'umusore aha kandi nawe yambwiraga ko umukozi nzazana ntazazana uw'umuhungu ngo nzazana uw'umukobwa ngo najya agira ibyo mukeneraho ngo bararane iyo mw'ibyo bizu ureba haruguru urabamo hariya cyakora umuhungu w'umukire dore aba muri iyo nzu inyuma hariya naza kujya kuhakwereka ku muryango ni ibyo by'akazi kaba umushumba nawe yaba yabuze ukirirwa wiruka ku nka n'ihene ako kazi kahawe agashobora Akazi kahase ko numva ari kenshi cyane. ni kenshi sinzi ko wagashobora cyakora akababaje cyane kababaje ubaye uri bugashobore ntako kugira ibyo ukemura n'uwo muhungu wawe icyo cyo wagishoboye ibindi byose byaba byashobotse Ariko ubwo yangira umugore. ntabwo yakugira umugore ko n'umukobwa wabaga aha nawe nabonaga bihinanga by'abana b'iki gihe ntabyo Ariko ubwo nabyo mwabibara mu kazi. nabyo ni akazi ariko ubwo wenda nawe ubwo se yajya ajya kugupfunda udufaranga ukambwira ngo yatugupfunze wenda wamufashe neza uko abishaka yajya gupfunda n'udufaranga Numva akazi kanyu se kagoye. ubwo niba kagoye nyine urakareka ngaho haguruka wigende Gusa nta kuntu mwagabanya imirimo. iyi ushaka ko bakuramo Mukuragira inka zo ntabwo ari inka wajya uziragira buri gihe zifite umushumba wazo dore nubwo zirabirira hirya iyi ngiyi ahubwo niba wumva agashobora umbwire dore usanze nawe ngiye kwigira ku isoko akananira cyane nako kuba umuhungu wawe. uwo muhungu ubwo naza murivuganira nawe akanjye ko nako yewe ni ukunyoza cyakora tuvuye nko guhinga ukanyoza kandi ntabwo banyoza buri gihe yewe ntabwo nemerewe koga buri gihe banyoza nko kuwa gatandatu kubera ku cyumweru mba nzajya gusenga Se mukecuru barakoza koko. baranyoza banyicaza aho muri kariya gakoni dore ko karyango ko haruguru niho intebe y'abakuriri niho banyongereza niba akazi wakemeye rero umbwire Intebe y'abakuru.
Ese niwe y'abakuru. ntabwo banyoza buri gihe kandi bazajya baguhemba 15 niko yambwiye niba rero wumva wagakora umbwire mpaguruke nze nkwereke aho uzajya ushyira ibikapu byawe iyo mirimo yose kuri 15 ni make. ngaho rero byihorera ihagurukire wigendere wimaramo n'umwuka Siko nshaka ayi gatata wambyaye we yewe nkubwiye akazi karaha niba wumva ugashoboye ugiye gushaka akazi uzi ko nta ntege ufite ehenga mbisa nihagurukire egire mu isoko naho ibyo mbwira niwumva ugashoboye umbwira tutavuganye. mubwiye ko ari 15 imirimo bikorwa hangana ikubwiye ukomeza kumaramo umwuka nta mwuka nifite usanza naringiye kwigira ku isoko niba rero wagashobora iyo byumve numva wagashobora umbwira haragira inka nkateka nkakubura nkamesa nkoza umukecuru nkaryamana n'umuhungu we ku 15,000 njye nateka nkakora amasuku nibyo nakora ngo wagira uti nateka nkakubura nkakoropa nanagera no kubura nta kibazo wambwira ngo wakoropa nose inzu yanyu nasimibamo inzu yanyu mimbere nasimibamo inzu ku muhungu wanjye niho habisima naho jewe dore nibera muri ibyo binonko nta masima ngira nta masima ngira ngo wumvise washobora gukora ibiki bwo gukoropa bitarimo ye amasahani ye mama bitese wiri bitemwa yitese ya kandi gatabigarira nako bugiye iwawe ndaguhamagara umubwire ibyo navuganye n'uyu mukuru uyu se ni wa undi ntabwo turaganira tambuka ujya iwawe ndaza kuguhamagara nirebere inka nayo ndi kumwe nazo hano muri ndetse ahubwo ziriho zirabira reba uwo mushumba niba yazitaye nzawa reka mbire ye sawa ngaho genda dore umuhungu wanjye nakubwiraga n'uwo wari duhagaze hejuru ngo washakaga kumva wakora akahe kazi ibintu byose byo mu rugo nabikora ko havuyemo kuryamana n'umuhungu wawe no kukoza ibindi byose nabikora nta kibazo ubwo wabikora rero bino nkwereka aho uzajya urara hanyuma jyana icyo gikapu cyawe muri kariya kazu uruzi kariho intuze 9 mu muryango niho uzajya urara banguka banguka igitoki se arakibasha wagira ngo ntari banguka tujyane ku gasoko n'ubundi uje naringiye kujya ku gasoko naje wenda tujye hariya zumwereka icyo ntwaza tujya ahubwo se urabyikorera ute none se urikorera none se ko naringiye kujya ku gasoko gese se naringiye kwikorera nanjye naringiye kwikorera ahubwo ubaye Simoni niwe ngo wakiriye Yesu umusaraba wari umwishe nanjye ubwo uranyakiriye nyine nta kibazo akibasha ngaho nari ingurube kuko cyari kintu bamwe n'ingabo nari ingurube ngaho fasha nicyo nandaga kujyana ku gasoko ngaho tero urakibasha se ngo mfashije nzeho none se nujya gushaka akazi mutiteguye urikorereraho nyine nta subundi ndikoreraho ngaho ataruraze none se wazinze si byo biziriko byawe ukabishyira aho uravuga ngo urikorera utego ufite ingata ntabwo wabigira utya ibi ntabwo babizikorera none se urikorera iki nkorera nta kibazo ngo ukorerere ku mutwe se ntuza kurara unakaho ngo imitwe yakuriye ko niba se ujya kurwana na cyane ko ufite imikira mukecuru uretse njya kuzana icyo kwikoreza wazinze kako ikiza se kizibaho oya zingazana nkwereke sindeba se harimo ikizibaho nyine uretse njya harakuza fata gutya nkwereke se ko ndeba uhinga utitira ntanara wazinzemo ingata ntuzi kubanga ingata cyangwa iwanyu ntiwigeze wikorera terura rero urakirenganya n'umutaro ngo ujye kuzana ingata ngo ibikapu kiraremereye komeza se utagitura hasi komeza yewe sinakubwiye uretse mukecuru uretse
zana icyo mwikoreresha rero iyi vesira yewe iyo ntacyo ajyana mukecuru gumana ibitoki kuzanye si ibikapu bye oya gumana akazi kawe njye sinasha kwikorera ibitoki mu rugo rwawe kazi kaningashya n'ubundi nari nabivuze kare uragenda nk'uwishwe n'inzara yo muri gahoro yewe nari nangaye kugitwara arikorera akadagadwara ahirima rero nanjye kiraremere